Mama. Ariko mama umuntu giona gwamagana kuba wumva ubundi urimo urafura nta biryo bihari umunsi nako turi buryo. Oho karake mwana wanje ugira ngo ndacyatetse se. Oya nta kintu cyo guteka gihari rwose. Tuza je nako ndi ubwirwa makunshakira ibyo nkirira. Ako se mwana wanje nari guteka ibivuye he kari we wagombaga kubizana nkabiteka. Kuramba bari nije wahira urugo se ko je nderwa ndabe. Erega mwana wanje ni we mwana. Nta mafaranga mfite. Ahubwo ndumva nanisonzeye ubundi uvuga ngo nigomba kwa rubi amafaranga yarabuze. Ubundi amafaranga urumva za ava he. Dore mbese aho usuzugurira. Ubwo nta nubwo wagenda nguzana intebe uze wicaraho tuganire. Aha meri biki gihe nawe ndaje nyiza. Bang. Ako sibundi kara. Kuhora uvuga ngo nta mafaranga ufite ngakazi karabuze. Ubu uravuga ngo akazi karabuze kaburye he. Opera meri ndagasa. Nasonere gugatinyuka ukavuga ngo meri biki ugomba kugenda ukajya ukora ukazana amafaranga hano yarabuze amafaranga sinari kubwiye kubaka ariko mama reka nkubwire ugira n'uburyo amafaranga yarabuzemo ariko kamaze ntera telefone yego meze te kumamaganya meze neza aya ndi kuvugana na meri mama gari kuvugana siguye ko ndi kuvugana na mama se ngo mbwira nyine ibyo mbwira vuba bazingane na mama ngaho mbwira nyine ahubwo gira ko wanindi mese niba umwiti wagira kukagari nakoze iki uramba bari ndaje mbaze muri nama na mama numvise ngo hari n'umubo n'inda uramba bari remeri nawe dore naho ngaho usigaye ujyana amafaranga ngo inda amafaranga yarabuze tu hasani nakubwiye ko tonde amafaranga yarabuze none se amafaranga yarabuze n'inda bigahurira hehera ko numvise inda ku kagari ubundi ibyo bintu ni ibiki bimeze bite kana nigende nuko rero mama reka nka kandi gasitoro utaruzi uriya mugabo we uramushaka nawe ugira inkuru yego korega amanzi ndashakisha kubwisha yagize hatya ahure n'umukobwa w'igitono ramutera inzu ndahira umukobwa w'izuba urabeshya ufite sayizi ziri mu kazi ubwo suko nukuri ukuri wabikuye hese kuko mana yanjye njyewe umukobwa turi inshuti rero ntabwo uriya mukobwa azi ko cyawitonze ari mukuru wanjye ntumbwiye ko ari igikozi cyacu cyo mu rugo ubwo rero akajya mpasitorize uburyo agiye gushyingirwa uburyo yahuye n'umugabo w'umukire mubajije uwo ari we nsanga nawe mugabo witonze ndaserebura uwo munsi nabuze umutumba ngo nkunyerereho ariko umwana wanjye kuko kuki uri mubi ndi mwiza sinkaguye inkuru ureke gutangara nyine ndabyumva ariko biranababaje birababaje ariko biranashimishije uruhande rumwe mama urambwira ngo ndi mubi witonze akwiranye n'uriya mugabo w'umukire akwiranye n'ikigabo kimwe kibi kizamujyana guhinga mu kabande n'imishiki korega ameze nk'urukiga cyangwa urutwakazi sibyo se kudaseka ntabwo jyewe binshimishije wowe narakubonye iyo wishimye uraceceka siko bimeze umva rero nkubwire mwana wanjye uko nakubwiye niko kuri ni umuvandimwe wawe uko umubona kose banze ntega amatwi uko umubona kose yaba mubi yaba mwiza yabyawe na so reka umuntu mutosi bereye reka nkubwire banze unyumve ngo uhane ntukamere gutyo gerageza uhinduke umwiyumvemo ni umuvandimwe wawe yongeye kugerageza ko sinzi ko ntuzongere no kumwita umukozi ni umuvandimwe wawe oya ni umuvandimwe wawe musangiye amaraso kuri papa wawe ntuzabyongere n'ukuri gerageza basi umwiyumvemo umwereke urukundo musabane muganire nk'abavandimwe
mbese ubwo ngubwo kumeze nka rubanda kuri we azaba uwandese birenze na rubanda twaramureze namukunda reka twaramureze namureze ndi nkigira muri uru rugo ntarakubyara amfasha kukurera urakura ubu ntiyangabure na ziriya ntoki ze urabona n'akana rwose gashobora kuba ari n'agakobwa aya basanga ari agahungu di ariko rero kamubwire icyo naguhamagariye mu buryo bwo kugira ngo uzabyara ufite amafaranga yo kurera uwo mwana ugomba kujya kwa Mizero ukamara iminsi iyo mbayo se none se wiga utazabubayo zuba nzagenda mubwira ngo ntabwo mbizi uzagenda iwe mu rugo uhabe iminsi iyo 3 unyuma umuti umubwira ngo nshaka amafaranga sibyo wenda kubwa akazi kenshi agira simbiza kwa ko nta mwanya afite ariko azagusinyira sheke nyuma yaho ujye kuyarutira uyabike wongere ugaruke uhabe sibyo ntabwo mbese burundu ese ba witonze nibyo naguhamagaye mubwire nkubwira neza gakero nuno musego hano neza byo sasa numara kuhaba azahita nyuma yazakubwira yuko ashaka kugenda atakigukeneye aho ngaho gusa nambwira ngo mpagume we bizabigenze bite nkahita nibera umugore we ntago azabyemera wambabarira mugabo ubona azahita apfa kubyemera ndabyemera se akunda icyubahiro cyane ntago azabyemera ewe ariko umubona ute azabyemera cyane we nzahita nakurega umwana wanjye se ntabwo nyine uzajya uza kumusura anyice yawe yamera nawe uriya mugabo ahubwo banza wumve kuko ndabizi ko atazabyemera azakubwira ko atagukeneye aho ngaho wowe uzamukangisha yuko ujya kumureka bitavuga nti nutama ayo mafaranga ndahita mushyira kandi amafaranga yaguhaye uyaguhaye kuri sheke ntayama nyuma uzagaruka nzahita njya kumurega se oya nyuma uzagakuhabe kubera ukuntu akunda icyubahiro cyane n'umuntu ubona wibashye ntabwo azemera ko uzabyarira aho ngaho azakubwira ko agiye kwirwanya ukagenda ariko umukangishe yuko uzajya kumurega ariko singeyo cyangwa nzahita njye uzajyayo nawe nzajyayo umurege bagifunga n'ubundi nsigaranire amafaranga tuyageneye ukagira ngo twongere twibanire ku mutungo ahantu mfite ubundi bagiye kunjyana ubundi ubuniye ubundi ubungeyo cyangwa mbyihorere byose ni irene reka numva hanjyana ari he gusa uyu mugore we ko ndi bari ku nzu ubundi bari mu ubundi bahagarajyayo cyane nta gahunda afite mari niko mari ariko se we ko bite kutari kuza ubundi bufite gahunda cyangwa wabiretse ntuzi ko maze iminota 10 yose ngutegereje njye nasoje kare urabuzwa n'iki kuza ngo tugende avuze niba utari buze nkabimenya hakiri kare nkitekereza izindi gahunda Nunguki ubundi se ahantu wenda ubundi kunjyana ubundi ni hehe numva haciye umugongo ngo marita ngwino tugende marita ngwino tugende wajya unjyane muri za ndaya zawe ibyo twavuganye se ntabwo wabyumvise ntabwo nakubwiye ko tugomba hari aho nshaka ko tujyana ntabwo wabyumvise ko ndeba uvuga nawe reka njye nta hantu njyana nawe kuko nta hantu wenda kunjyana hazima ni ukujya kuri rwego njyanira inzara na za ndaya zawe ntaho nshaka ngo iki mari ntaho njyana nawe ako mari ubundi uteye ute wa mugore mu kuri kwawe kuzima dore uko rero ubwo wampangiye mbese ubwo uri kumva ko wanyemeje ese nakwemeje ngereka nkwibarize mu by'ukuri kwawe kuzima kuzi ko jye nawe twiyunze bikarangira ubigaruye
uzi ko ubaye nka za mbabazi z'abantu babi wa mugani wa muririmbyi ajya aririmba bazitanga by'agateganyo waba utaranaruhuka kongera akakugora koko tinari nibeye ko wambabariye ibyo ngibyo ugaruye ni ibi narakubabariye barambabariye nyine none se utambabariye ntabwo twiyunze ibaze nakubabariye koko hejuru y'uko se wari urimo uryana isi cyataburenge na Kamikazi mama gure wari uzi rero ko ntabibonye narakubonye sibyo mba uzi ko nakubonye narakubonye Mari uzi n'ibindi reka nkubwire kugendana nawe guhera uyu munsi bireke hita unabireka agiye mbivuyemo nta naho nkijyanye nawe niba utari unabizi mbega umugore mubi ubundi se wagira ngo bigende bite oya bireke Mari bireke rwose reka nkubwize ukuri bireke ariko uzicuza sura ariko ubona ndi umugore mubi ku buryo nubwo nagenda ara mu muhanda nabura umuntu ngura ku kabushete kamwe wari ugiye ngo iki Mari ngo iki ntabwo ndi umugore mubi ku buryo nagenda ara mu muhanda ngo mbure umuntu ngura akabushete kamwe wari ugiye kungura umuntu bwoko ki umuntu ukugurira umusheri umushushu zifashe rero zifashe ko numva utunguwe se kiri muryani isi cyataburenge na Kamikazi ko ntababara noneho ndi kubona wowe bikuriye ntarabikora nako kaburushete kamwe wagira ngo ngurire kandi bangurira akaburushete bakangurira na byeri nkumva ibintu ari ubuwane wabyumvishije asiko rwa wipfurapfura ngo nawe ngo wasohokanye umuntu gaca igihugu umugongo ngo wasohokanye Mari uzi ko nagusekura jewe uzi ko nagusekura bikoreze uzi ko jewe ubu nagukubita nubwo ndi umugore burya nubwo nawe ndi igicumba burya nazunguza imbago pita bikore ibaze wankubise ariko bikore kurankubita ariko rwose pita umugabo w'icyamamare igendere pita igendere nanjye gushaka nanjye abashusho abansokane bajya kungura ku kaburushete wari ugiye kungurira banandengerezaho n'icyo kunywa ntinda nigwa n'imishikake kubera iki barakoresha Igamo amahandi naba umwana mwiza bazi ko nanitonda nzika kuri witonze urajya ubigerageza ngiye kubigerageza guhera uyu munsi Nikari Nzatewe hano biragatsindwa niko se uko ko ndeba ujurira urarizwa n'iki niko muko kujurira urarizwa n'iki pasiteri yakubwiye ngo nugera hano wikunguze ari mu gaki niko yakubwiye cyangwa ndikwereka ni amadayimoni yaguteye tubimenye duhamagara abagusengera si wowe ndimo kubaza mukobwa si wowe wito zimufasha zimujyana mu cyumba naragenze ndabona da noneho si ibindi bigenza nte ndamuheka gukira uyu mukobwa wigize inkunguzi rwa Kamari nzaba ndora yewe mana we wito uri kurizwa n'iki
wabaye iki? Ahantu mwese muri abagome mumveho. Turabagome se twakugize gute? Bagira ngo n'urundi rukundo. Shaka kumenya ikintu kiri kukuriza. Wabaye iki Wito? 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 Wabaye iki? Mukobwa wanje? Isi ibi ni ibikira? Umva Wito? Wito? Mbwira ariko. Mbwira Wito. Kaho byuka umbwira. Wabaye iki? Ego kumbwire wabaye iki? Wagize iki kibazo? Mbwira mukobwa wanjye wabaye iki? Mizero yagize ate? Mizero yagize ate? Mizero yanciye inyuma mama yateye n'umukobwa inda. Urese? Ihangane komera. Ihangane. Hari n'andi makuru utaruzi. Uri kunyumva? Ndumva ibi bihuriranye na Sokamari yigendeye. Yafashe utwe twose ubu yagiye. Yagiye. Papa. Yagiye nta ukiri ahangaha. Ihangane rero komera. Ari wowe Mizero araguhemukiye, ari so nawe araguhemukiye, namwe arabahemukiye, twese yadutaye. Ubu tugiye kwirwariza ahubwo dushyira hamwe tufatanye ubuzima. Papa kare wamvuganiraga noneho. Ndasibana bazerekeza. Ngo ntimunyumvire ishyano ry'umukobwa we. Iso yakuvuganiraga kuri inkunguzi. Ubundi wibuka yuko nakureze uri agahinja nkaguheka nkakonsa. Sinagusanze muri urugo ntubizi. Nagufashe nk'umwana wanye nuko utigeze ubibona ko ndi nyoko. Wamfashe nka mukaso kandi nge narakubereye umubyeyi. Ndaguheka ntarakubyaye. Tuza rero. Ubwo sagiye ubu ngiye kuba sombe na nyoko. Kandi uzabyihanganira ubuzima bwose uzacamo. Uzakomere. Uri kunyumva? Ko wikundira murumuna wanjye wenyine. Oya nawe ndagukunda ariko. Ndagukunda nawe. Mizero amuciye. Kubera ko Mizero yagiye se na so yagiye urumva ubuzima buhagaze. Ndahari tuza ndahari. Nakureze uri umwana ugize imyaka 20 na urabona uzananira kukurera. Nayisenza mama. Uzananira? Nuko kibi nibyo nyito. Papa ko. Noneho mama na murumuna wanjye bagiye kunoteza. Ngiye gushakisha aka gakobwa ngo ni Kamera. Kantwariye fiyanse kakajyaho naho bagatera inda. Simbyumva. Ntabwo mbyemera niko kamufashe ku ngufu. Umunsi mwana. Reka nze mpamagare Chanel azansura amakuru yose nawe nshaka. Ngugira ute? Ngiye guhamagara Chanel. Nyine ni umukobwa w'inshuti yanjye. Azansure hari amakuru nshaka kumukura. Inguzi wa mukobwa we. Agucicikara yitaze. Hano? Chanel. Hi bebe. Wansura? Shabanka rero ubu ndi mu rugo. Sawa. Nyine mama, uyu mukobwa ni inshuti yanjye. Ndashaka kumukuraho amakuru ajyanye nawe yitonzire. Ariko wa mukobwa wundi ntuzankururira ishyano. Wiri kugendana n'umukobwa bw'indaya. Uyu mukobwa ntabwo ari indaya. Hano? Se unze ngukingurire wahageze. Injira banguka.
Ni karibu sunika ntihatinze. Gushanye karibu mara nyine kuko mara yanjye acyari wambaye. Ni karibu cha. Nari meze neza, yisha meze neza mbaye nje ndi kureba televiziyo niko usanga mu rugiye aho gatoka. Amakuru sha amakuru ni meza. Gusa urakeye wacyana sha biri kuza nyine. Yego ko. Ndabona isugaye uri no ku gasimati. rero gatesi wongeye kuba ndeba utuntu naba nkora wenda kugira ngo na Pamela naza asange yari ahantu ngejeje ubwo ntacyo wenda waba wicaye mu rugo nta kibazo ariko nubwo ugize ngo wenda waza tukanaganira. Oya reka nze ngufashe naba nicaye se nta kibazo rwose. Oya reka nze ngufashe.